Reka twongere tubifurize ibihe byiza mwe mwese mugenda mukomeza gukurikirana ibiganiro bya TGP Trend. Reka twongere tubasuhuze, twizere ko mumeze neza cyane aho muri mugiye mutandukanye mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya TGP Trend, reka twizere ko umeze neza cyane. Wewe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu, reka tugushimire. Nawe utarayikora, iki nicyo gihe ngo ukore subscribe ujye ubona amakuru y'imikino agezweho cyane buri munsi umunsi ku munsi. None rero turi kuwa kane w'icyumweru tariki ya 11 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Turimo turagenda dusatira impera z'icyumweru. Nta kindi rero kiba kitugaruye usibye kukugezaho amakuru y'imikino agiye atandukanye. Muri kumwe nanjye Ivusi. Reka amakuru yacu yo kuri uyu wa kane tuyatangire muri ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport harimo haravugwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo muri Rayon Sport byo bihora ari agatogo, bihora bibyuka bigwa bibyuka. N'ubu ngubu ubwumvikane nyago ari bwiza muri iyi ekipe ikunzwe n'abafana benshi hano mu Rwanda. Ibyo byo byamaze kwisobanura ko ekipe ya Rayon Sport niyo ekipe ikunzwe n'abafana benshi hano mu Rwanda. Rayon Sport rero iyi ngiyi n'ubundi izatangira shampiyona y'umwaka wa 2025-2026 ku munsi wo kuwa gatandatu. Bizaba ari ku isaha ya saa 12:30 ubwo izaba yakirwa n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ubwo twahereye ku mukino wa mbere wa shampiyona kuwa gatandatu saa 12:30 kuri Kigali Pele Stadium. Mu kipe ya Kiyovu Sport izaba yakira ikipe ya Rayon Sport. Bizaba ari ku munsi wa mbere wa Rwanda Premier League 2025-2026. Bazaba bakina. Ikipe ya Kiyovu Sport murabizi ibiciro byamaze kujya hanze. Ahadatwikiriye ni ibihumbi 5. Ahadatwikiriye ni ibihumbi 5, ibihumbi 7 ahatwikiriye, ndetse no kuzamura 15, kuzamura n'ibihumbi 30. Ubona ko ikipe ya Kiyovu Sport yaravuze iti abareyo ni benshi, nimutaza kureba ikipe yanyu muzabyihorere. Ubwo rero abareyo ngo ntabwo mwabura kujya kureba ekipe yanyu ku bihumbi 5 rwose. Mugomba kwerekeza i Nyamirambo niba uri umukunzi wa Rayon Sport. Niba uri umukunzi wa Rayon Sport koko byanyabyo, ugomba kwerekeza i Nyamirambo ku note yawe ya 5 ukajya kureba iyi ekipe ya Rayon Sport ku munsi wo kwa gatandatu ubwo izaba itangira umwaka w'imikino wa 2025-2026. bigatangira ari ukuyitera ingabo mu bitugu. Murabyibuka ko ku munsi w'ejo Perezida Tade ari nawe tugiye kugarukaho cyane mu bijyanye n'ubuyobozi bwa iyi ekipe ya Rayon Sport. Perezida Tade yaravuze ati njyewe icyo nshaka ni uko tuba abafana abakunzi ba Rayon Sport nimuze munshyigikire, nimuze. Ntago ari njyewe uzatwara igikombe cya shampiyona, ntago ari njye uzasezerera Singida, ahubwo nimuze munshyigikire tubashe kuba twagenda dutwara ibikombe bigiye bitandukanye, twitwara neza mu mwaka utaha imikino. Ubwo rero abakunzi, niba uri umukunzi wa Rayon Sport koko, nugutangira ku munsi wa mbere wa shampiyona ubigaragaza werekeza kuri stade ya Kigali Pele Stadium i Nyamirambo ukajya kwihera ijisho uyu mukino wa shampiyona umunsi wa mbere. Kuri Tadeo, perezida wa Rayon Sport, uyu ni perezida wa Rayon Sport by'umwihariko Twagirayezu Tade. Ku munsi kwa kabiri habaga inteko rusange, ariko ku munsi w'ejo ku wa gatatu yagiranye ikiganiro na Rayon Sport TV, ni televiziyo ya Rayon Sport. Uyu nguyu rero perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tade, murabyibuka ubwo habaga inteko rusange ngo yasohotse mu nteko rusange bitewe no kutumvikana, bitewe n'ibintu batari kumvikana, ngo yasohotse mu nteko rusange ngo arimo ararira, niko bamwe bagenda babivuga, ariko nta muntu w'umugabo
mugabo warira kubera ibyo ngibyo. Uyu nguyu rero Perezida Tade ku munsi w'ejo ubwo yabazwaga ati ese ko mbona nyuma yuko ubwo turahera ku munsi wo kwa kabiri, ku munsi wo kwa kabiri hatangajwe ko iyi ekipe ya Rayon Sport izakoresha bije ya miliyari zigera kuri 2 muri uyu mwaka w'imikino, ariko batangaza yuko bafite miliyoni 400 kugeza ubu ngubu arizo bagiye kuba batangirana, ariko umwaka w'ingengo y'imari y'umwaka wose izaba ari miliyari 2. Bakimara kuvuga ibyo ngibyo, uyu mubitsi wayo ngo Garoje ku munsi ukurikiyeho, ku munsi wo kwa gatatu yahise yegura, kandi niwe bamaze kubitangaza. Ibyo ngibyo byerekana yuko muri Rayon Sport abayobozi bose cyangwa se abantu bari bagize ubuyobozi bwa Rayon Sport bari bayoboranye na Tade, bose bamaze kwegura. Ubu ngubu Tade niwe muntu usigaye mu buyobozi bwa Rayon Sport, ubwo turavuga ubuyobozi bw'inteko rusange ya Rayon Sport, ubwo niwe muntu wenyine usigaye muri ubu buyobozi, kuko abandi bose bajyanye ku buyobozi bamaze kuba bakwegura. Kandi ubona yuko n'ubuyobozi buyobowe na Paul Muvunyi, ubwo ni ubuyobozi bw'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport, ubona ko butumvikana na Tade, uyu nguyu perezida wa Rayon Sport. Ibi ngibi rero bishatse kuvuga yuko ku munsi w'ejo abantu benshi bari biteze yuko uyu mugabo Tade uyobora ikipe ya Rayon Sport ibibazo byari byamaze kuba byinshi, abo bayoboranaga bose bamaze kwegura. Byari byitezwe yuko uyu mugabo nawe agiye kwegura, abantu benshi bategereje kubona ibaruwa ya Tadeo yegura, ariko siko byaje kugenda, ahubwo byaje gutungurana avuga ati njyewe ntago meze nk'abariya bana begura, ntago nshobora kwegura ngo nsige ekipe mu bibazo, ahubwo njyewe ngomba nindamuka naneguye nzegura ekipe ya Rayon Sport nyisize ku murongo. Ntago nshobora kuva muri ekipe ya Rayon Sport ngo nyisige mu bibazo by'imyenda, ngo nyisige mu bibazo by'ubuyobozi, nyisiga ahantu habi, ahubwo njyewe icyo ndajwe imbere nuko iyi kipe nugushakira iyi kipe uburyo yazitwara neza, yaba mu buryo bw'ubuyobozi, yaba mu buryo bwa mikoro, ikaba yakwegukana igikombe cya shampiyona, tukaba twasezerera ekipe ya Singida Big Stars yo mu gihugu cya Tanzania mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ahubwo icyo nsaba abafana nukuza bagafata amabisi tukerekeza mu gihugu cya Tanzania gusezera ikipe ya Singida Big Stars, ndetse tukanitwara neza muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, tukaba twabasha kwegukana shampiyona. Ibi rero nibyo abantu benshi bagiye bagarukaho bavuga bati uyu mugabo Tadeo ni umwe mu bagabo bakomeye cyane, bitewe n'uburyo ki yatangaje, bitewe n'uburyo ki akomeje kugenda yitwara. Ntabwo ari kumvikana n'abayobozi bakorana, ntari kumvikana n'urwego rw'ikirenga. Ubona ko ari ibintu bishobora kuzatuma iyi ekipe ya Rayon Sport ititwara neza mu mwaka utaha w'imikino. Ariko uyu mugabo abenshi bari biteze ko yegura. Tadeo nta gahunda afite yo kwegura, nta gahunda afite yo kwegura, bari babitegereje rwose. Musubize amerwe mu isaho, ntago uyu mugabo ari buze kuza kwegura, ahubwo icyo yarajwe imbere ni ukuza kuba yafasha ekipe ya Rayon Sport mu buryo bwo kwitwara neza. No gutegereza tukareba ese barashyiraho indi komite, ese biragenda gute, byose nibyo kuza gutega mu minsi iri imbere. Gusa ikipe izatangira amarushanwa cyangwa izatangira shampiyona ku munsi wo kwa gatandatu ku isaha saa 12 n'umukino uzanyura kuri StarTime kuri Magic Sport TV. Abakunzi ba Rayon Sport batazajya Nyamirambo bashobora kuzakurikirana uyu mukino wa ikipe ya Rayon Sport ndetse yakirwa n'ikipe ya Kiyovu Sport. Nayo makuru yararimo aragenda avugwa muri Rayon, ubona ko ibintu bigenda bitameze neza. Ariko andi makuru arimo aravugwa muri Rayon ni umukongomani Bing Bello. Uyu nguyu muramwibuka yuko ari umwe muri barutazamu bari bavuye mu gihugu cya Kongo mu ikipe ya DMC Mapem mu gihugu cya Kongo. Uyu nguyu rero yamaze gutandukana n'iyi ekipe ya Rayon Sport atayikiniye irushanwa na rimwe, nyuma yuko
bamwe bagiye bavuga bati ngo ni ikipe ngo ya DMC Mapembe ngo yananije umukinnyi, yananije ikipe ya Rayon Sports mu bijyanye no kugura, ariko ibi siko bimeze. Uyu bamwita Mucyo Anta Biganiro, umunyamakuru wigenga cyangwa se umwe mu basigaye bagurisha abakinnyi, ku munsi w'ejo yabishyizeho Umucyo aravuga ati ikipe ya Rayon Sports yananiwe kwishyura Bing Bello amafaranga bari bemeranyijwe, amadolari ibihumbi 30. Yagombaga guhereza ikipe ya DMC Mapembe miliyoni 15, agahereza izindi agahereza ibindi ubwo n'ibihumbi 15 by'amadolari yagombaga guhereza ikipe ya DMC Mapembe, ikipe ya Rayon Sports igahereza ikama andi mafaranga ibihumbi 5 by'amadolari nk'umwe mu ba agent, nk'umwe mu bantu bazanye umukinnyi, igahereza andi madolari 10 ikipe ya Mureze yahariye rwose ikipe ya Mureze yagombaga kubona ibindi bihumbi 10, ariko ibyo byose ikipe ya Rayon Sports ntabwo yigeze ibikora. Ndibaze yuko navuye muri gereza nkahereza Bing Bello amadolari 100 yo kumutegera kugira ngo amukure Kinshasa amwerekeze muri ekipe ya DMC Mapembe. Ibaze ko yaramaze igihe akinira ekipe ariko akaza kugenda nta n'amafaranga, nta n'igiceri cy'ijana bamubashije kuba bamuha. Ubona yuko ngo Rayon Sports ariyo yahemukiye Bing Bello, we yaranayizinutswe rwose ngo ntago ashobora kuzayigaruka, kandi nyamara bavuze yuko uyu musore agiye gusubira muri ekipe ye muri Mutarama akazagaruka muri ekipe ya Rayon Sports, ariko ibyo siko bimeze. Mucyo Anta yabishyizemo umucyo kuko uyu musore ntago azigera agaruka mu ikipe ya Rayon Sports, yananiwe kumwishyura. Sefu nawe nyuma yo kongera amasezerano y'umwaka umwe bamurimo ibirane by'amezi 3, uyu musore Sefu Niyonzima nawe ashobora kutagaruka muri ekipe ya Rayon Sports, bashobora kurangira baseshe amasezerano bigendanye nuko ibyo bamugombaga batarimo baragenda babimuha. Urumva ko muri ekipe ya Rayon Sports ari ibintu byinshi bikomeje kugenda bivugwamo bitari byiza habe na gato. Reka tuve muri ekipe ya Rayon Sports rero twerekeze ikipe y'igihugu Amavubi yaraye mu ijoro ryakeye ku isaha y'isa 11:50 yaraye igeze hano i Kigali kubutse Johannesburg muri Afurika y'Epfo, aho yakinaga umukino, aho yari yagiye mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi, yo baheruka gutsindamo ikipe y'igihugu ya Zimbabwe igitego 1-0. Abakinnyi bane ba ekipe ya APR Football Club ubwo twageze n'ubundi no muri Sekafa bo ntago bigeze bagaruka i Kigali, ahubwo bahise berekeza mu gihugu cya Tanzania hariya gufasha ikipe ya APR Football Club kwitegura umukino wa kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup bazahuramo n'ikipe ya Al Hilal Omdurman mu gihugu cya Sudani ku munsi wo kwa gatandatu ku saa 6:30 za Kigali, nibwo ikipe ya APR izaba ikina. Abo bakinnyi rero bagiye basanze ikipe ya APR ni umunyezamu Mario, hakaza Niyomugabo Claude, Ombolenga Fitina ndetse na Barafinda Gilbert. Abo nibo bakinnyi bane basanze ekipe ya APR Football Club mu gihugu cya Tanzania. Kuri uyu wa kane Sekiganda ndetse na Ronald bagomba gusanga iyi ekipe mu gihugu, Denis Omedi bagomba gusanga iyi ekipe mu gihugu cya Tanzania, nabo bagafatanya kwitegura, mu gihe Mamadusi we azagera i Kigali ku munsi wo ku wa gatandatu. Ntago biramenyekana niba azasanga iyi ekipe mu gihugu cya Tanzania, kereka ubwo baramutse bageze ku mukino wa nyuma yenda ashobora kubajoiningana, nabyo no gutegereza tukareba. Ku mugabane w'i Burayi nta bindi biri kuvugwa usibye Alexander Isaac watangiye imyitozo muri ekipe ya Liverpool. Ubona ko byari byishimo byinshi cyane ku musore Alexander Isaac yatangira imyitozo muri ekipe ya Liverpool nyuma y'igihe kirekire, bivugwa yuko nyuma y'igihe kirekire transfer ye yaragoranye. Uyu musore kera akaba yatangiye imyitozo muri ekipe ya Liverpool. Reka amakuru yacu y'imikino tuyasoreze ahangaha, twizere ko mwaryohewe cyane, twizere ko mukomeza kugenda mudukurikirana, twongere duhure mu bindi biganiro byacu. Iracyari TGP Trend, duhure mu masaha ari imbere.